Ibihe byiza kuri mukunzi wa Bwiza TV na bwiza.com twakuramukije kandi tuguhaye ikaze mu kiganiro cy'umunsi cy'amakuru agezweho. Ngende Meki Kayiranga nkaba ndi kumwe na Kedi. Umeze neza? Meze neza, ndashima Gitare. Bintu ni sawa? Bintu binaendeka kabisa. Binaendeka vizuri. Binaendeka sawa sawa. Habari za mlipuko? Milipuko ni hatari, ni jasho na vumbi. Jasho na vumbi. Reka rero tubakire mwebwe mwese aho muri abakunda ku biganiro byacu, abari mu Rwanda, abari muri East Africa yose, abari mu Burundi, muri Congo, muri Tanzania, Kenya na Uganda, ndetse n'abari hehe, abari mu Burayi, muri Amerika n'ahandi hose, mwese turabakiriye. Muhawe ikaze mu kiganiro. Reka rero dukomeze tubageza amakuru kandi tujye kuganira kuri cy'uyu musono. Yangira ngo amakuru y'abahora ari menshi hano muri Congo, ngira ngo ugiye kuvuga inkuru zaho nago wazisoza kuko umuzarendo ujya kumva yarepinze, kumva ivuderere zisha abantu mu nkambi, ukumva sake gato muri make Kongo gutoranya ibyo uvuga naho ugiye kuvuga ngo urahera ruhande ntago wabisoza, ntago abishobora. Ariko ngira ngo ikuvuga muri iyi minsi cyane cyane nk'iminsi 3 ishize, ni Bukombo irimo imirwano ikomeye, ni Warekare nayo itari kuburamwe imirwano iyo ngiyo zabihendo, no kugaruka kuri ibibazo by'impunzi bikomeje kuzamuka n'imyiteguro y'intambara. Bigaragara ko isaha ku isaha kuko urajya muri Kongo kumva bari gukora icyo bita alerte ngo yo kuba M23 gukora reinforcement, wajya no muri Kongo no muri FARDC ubwo ugasanga izo reinforcement bari gushinja M23 nabo bari kuzikora. Bivuze ngo iyo hatangiye ibi bintu byo kuvuga ngo reinforcement byanga byakunda Meki abahagiye kwaka umuriro. Abari bindi biravuga ko FARDC ndetse na M23 bose barimo bari forcinga impande n'impande, imirwano ikaba isa nk'itegerejwe rwose mu gihe cya vuba. Abantu bashaka kuzumva imiripuko cyangwa se bazumva izindi nkuru zindi zitandukanye Kedi. So urumva rero ngayo nguko Kedi, reka kadere mu mujyi wa Goma byifashe bite Kedi? Umujyi wa Goma ukomeje kuba umujyi wo kwiciramo abantu, ukomeje kuba umujyi wo kwica abantu babarebye ku masura, wo kwica abantu babazizije ubutunzi bwabo cyangwa se imibereho yabo. Iri joro abayifudere ngo barabisha abantu muri Bushagara. Ngira ngo Goma buriya inkuru zamwo inyinshi ntabwo uteze kumva mu 23 ngo yatatse muri Goma, keretse igihe wenda yafashe icyemezo. Ubwo nitujya tuvuga muri Goma mujye mwumva ko ari uguhohoterwa kw'abasivili, baba ari ukubiba, baba ari ukubica, yaba ari ugukora ibiki, n'umwanda nyurimo hariya wananiye Kinshasa niko twabivuga. So uretse rero kuba abo baturage bishwe, rero ndareka duhere kwanza ku mitungo. Harakano warukomojeho ku mitungo y'abantu bitwa ko bavuga ikinyarwanda. Kubuvuga ikinyarwanda urabizi ko Kinshasa itivuga kuri umunyarwanda, by'umwihariko aba bayobozi bagiye batandukanye. So hari isambu hari umwe mu baturage rero uvuga ikinyarwanda uherutse kujya hano muri Nyiragongo bwa Nameki. Mu kujya muri Nyiragongo ahafite isambu hano bita ku Gisheke, ni mu Kibaya. Gisheke ni mu Kibaya, ubwo ni hafi ya za Kilimanyoka. Uwitwa Mbokani ni wa general dora tuvuga ni Otoporo Karame. Iyo sambu yarayigabije arayihinga. Mu kuyihinga uwarushinzwe kuyireberera, kuko urumva abanyarwanda bafite amasambu hariya ni ibisanzwe, ni nkuko n'umunyakongomani yagira isambu hano Gisenyi. Yumva ko yahamagara ushinzwe kumureberera akamubwira ati rero impamvu utakibona ka mobile money gasona, generali umurima wawe ni usigaye uhinga. Turagavuga ati reka nzaje ko uwo generali witwa Mbokano ubanza adakurikira na Bwiza TV cyangwa Mapendo TV ndebo Mbokano wariwe. Mbokani aba yamenya ko ari ikibazo cy'isambu kimuzanye. Kandi ati kwanza ubwo baravuganye kuri telefone nsanga mu defense ibihidikota za Mbokani ziraho bita ku Gisheke nyina aho ngaho twavugaga. Muturage aba musanze Nakivu Morning Post inkuru yarayanditse, ariko ntago bayigiye in details nkuko turi kuyisanga. Amusanga muri defense yo kwambukanye. Ageze muri defense asanga Mbokani ntawo uhari, ahubwo amubwira ko umukomando uhari wasigaranye ingabo baganira n'ubundi kari nka hari Mbokano uhari. Ubwo ariko yari namwoborije ko agomba kumushyira ibyo kurya by'ingabo ze. Muturage agura za kawunga n'imiceri ashyira kuri moto, ganira umugabo ashira general ingabo za Mbokani nyine zirimwe zidiporinze mwako gasozi. Mbokana amubwiye ati ganirizo ngo hasanze baraganira, amubwira ko afite ikibazo cy'isambuye, ashaka ko bagira aho bahuriza duke tubonetse akajya agira icyo amugenera. Mbokani akibyumva gutyo
ntabwo yatumye umuturage avaho ngaho, ahubwo yamushyizeho kesi yo kuba ari intasi ya M23. Aravuga ikinyarwanda, sinzi amakuru yanavuze ko afite ngo n'irangamuntu y'u Rwanda. Umuturage arishwa, yahise yicwa, arishwa rwose, birangira gutyo. Babyuka batangaza ko ari mayiti y'umuntu yagaragaye hariya muri Nyiragongo, niba ari Munigide gutyo, ariko amakuru ahari nuko imitungo y'abantu hariya irarigita. Kwitwa kuri umunyarwanda igomba kuvuga. Mbokani kweri, Mbokani nk'uyu Mbokani azabazwa bingana gute? Ngira ngo nyine barabikora, uyu muturage arambabaje Kedi, barabikora ariko bakagira ngo bizarangira gutyo. Ntekereza ko igihe M23 izaba yagezemo hariya, umucyo uzajya hagaragara, kuko uzarasira abaturage. Uwihaye gushimuta ibyo abantu yitwaje ko ari abavuga ikinyarwanda hazabiryoha. Usibye ko nawe M23 itafatura mu cyangwa itahagera, ibyanga byakunda Kedi, ukora nabi usiga amaraso y'abantu azayaryozwa. Uko niko byagenze. Igihe kizagenda rwose. Mbokani ni mubi, haranga mu kibaya yamaze abantu pe, yarabamaze. No kuvuga ngo rero iyi Goma ni impfu gusa tuvuga. Already nk'izo mpunzi zo muri Burengo zishwe, nta kuntu ataba ari FDLR. Uko FDLR ziri kuva muri Sud Kivu, abantu banabyumve neza, turaza no kubikomozaho y'ibitero biri gutegurwa. Hari FDLR ziri kuva Sud Kivu ziri kuza muri Nosi. Bivuze ngo izi FDLR zikomeje kwipakira hano muri Nyiragongo. Ubundi twajyaga twumva ahubwo ziri muri Nyiragongo zambuka amazi zikajya Sud Kivu. None ubizo muri Sud Kivu zisigaye zambuka, ziraza zigaruka hano muri Nosi. Bivuze ngo isaha ku isaha hari operation wenda tugiye no guhita tunakomerezaho barimo gutegura. Abone FDLR ni FRDC na Wazalendo na bose ni coalition yose, ni coalition yose, harimo baba Sadeke, harimo n'abandi bose babandi uko bakorana bose. So abaturage baburengura makuru hari nuko ngo bashobora kubishwa n'izi FDLR bagera kuri 3. Ubwo ariko ni impunzi, uwo ari we wese akoresha icyo ashaka. Cira umwami azungukiraho amafaranga. Wazalendo ukeneye umukobwa mwiza uri mu nkambi, ajya kumufata, yabishaka atabishaka agomba kumufata ku ngufu. Niba uri gucuruza ijerekani y'ikigage ayo wacuruje nimugoroba, bibaye ngombwa Wazalendo cyangwa se FDLR araza yakwake. Izi mpunzi ziri hariya zarakubititse. Ahubwo nkibaza ikibazo kimwe, Bwana Meki, ni gute izi mpunzi zidataha? Kuko dora tubyibaza. Izi mpunzi nazo nge mbona ko ari ikibazo, zifite ikintu zamize muri zo, zumva ko ibintu bitarasobanuka cyangwa se bitarakunda. Ariko nanone ni umwanya wa M23 wo kwigaragaza. So sinyibwiye wenda ngo ujye gufata umujyi wa Goma kuko nubwo nawe ukenewe, ariko izi mpunzi habura ikintu ikore campaign. Imbaraga ikora ni izihe? Yashatse radio nibura ishobora kugeza mu mujyi wa Goma, ariko ya radio yabonaga nayigarukirahe, ishobora kwitarenga aha muri bira bice. Kuko je Meki jugira umwanya nejo bone nabigusabye uganiza abaturage bavigoma, bakubwira M23 kumva ukuntu bayizi, bakubwira ko arabica umutwe bitera bwoba kabisa. Bayizi ko umutwe bitera bwoba, bayivuga nabi cyane. Ariko ahanini biterwa nuko na M23 hari uburyo mbonamo yagakwiye kuba ikora. Urabona Kedi yagize amahirwe yigira social media, igarurira ama YouTube, yigarurira ama tweet. So hari uburyo yigaruye cyane cyane mu bavuga ikinyarwanda. Yari ikwiye no kuba ikora igira n'amaradiyo yigarurira. Uzi ko ishobora no kuzigakora n'amaradiyo hano muri Rubavu agera mu mujyi wa Goma. Aba bagabo muri M23 urabahamagara, ari igihe basaba na interview, wenda reka mbivugira bakayikwima kubera ko nta mwanya. Wenda hano hari amaradiyo yani Gisenyi yumvikana umujyi wa Goma yose barayumva, ariko ntababeshye kubona interview y'aba bagabo muri M23 ntajye ho biramvuna. Gusa ngiye barayimpa, we barayigwa, ariko ntacyo nabashinja, ngiye barayimpa. Uzi impamvu mbivuze? Wenda reka tuvuge ko batazitwimye completely, kuko rimwe na rimwe iyo umuntu akeneye Oscar amubona. Oscar ari kuru cyane, ariko hari igihe uza akabwira ko nta time, ariko ntiyibuke ko itangazamakuru cyangwa se izi social media n'ibiki byose zari intambara icaho cyangwa se irwanirwaho, igira effect mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nk'uko iricengeza amatwara rya government ya Kinshasa ryacengeye abaturage ba Kongo kugeza no mu mpunzi, noneho zivugana n'abantu banahungutse. By the way, ukibaza umuntu uri muri Goma, uzi ko M23 ari teroriste bica bakora ibiki ko n'abantu bariyo bagowe, umuntu uri Kinshasa hajya buriya we aziki. So
ubona ko rero hakeneye imbaraga zikomeye cyane kugira ngo M23 ihanagure izina ryayo. Burya twibeshaga ko ngo kuba yaregereye Kibumba ikegera Sake ngo abantu ngo bafirinze pressure ya Wazalendo ngo bakene ko M23 yaza meke aracyarimo ikibazo. Ntago ariko bimeze. Aracyarimo ikibazo. Ntago ariko bimeze Kedi, ahubwo hano mbona ko kwegera M23 haraki Kibumba. Okay, ikintu byateye pressure ubutegetsi. Kubera ko butinyegambura wenda ko yakimiso itagiva, ariko noneho bamaze kubimenyera bifashe nk'ibintu bisanzwe cyane. Hanyuma mu maso ya M23 ifatwa nk'abicanye. Kubera iki? Propaganda ya government yashyize mu baturage yaragibanyisha mu bintu ku buryo kwiduza ko umuntu ahubwira ati barabicanye hano ugati abicanye bene wanyu ntabikubwira bakubwira ati abanyarwanda ko twe tuzi ko muri abantu babi atareke ejo ngabana narabonye hari umumama uhetse umwana yo gutembeza ibicuruzwa muri Goma nkabona n'umuntu mwiza ati nibyo urumva nubango hani Goma arimo amaradiyo menshi nta radio nimwe icira karu rutega AFC na M23 M23 rero nayikeneye gushyira foro muri iki kintu wenda ngira ngo ni nayo mpamvu ujya kumva kuva mu bice bimwe na bimwe yavuyemo haracyari kuberamo saga zige zitandukanye bitewe nuko ari abaturage batarabatizwa. Dushima Imana ko wenda abakadazi bayo bagenda bakamobiliza, ariko hari ahantu hakeneke n'ijwi ikeneye ijwi rinini cyane ryisumbuye. Abantu bayo bakwiye gushaka imiryango mwe mu nkambi, abantu bakagaragaza isura ya M23 ikagaragaza isura bakagaragaza n'isura ya Kinshasa nabo bakayiprojecta kuko umwanda Kinshasa ikora ni mwinshi. Kedi narahoze mbivuga no mu kirano nakoze babango hari ibintu Kinshasa ikora igaha amahirwe M23. Kinshasa ikora ibifite by'indavuga ubutegetsi bwa Kinshasa cyangwa ubutegetsi bwa leta ya Kongo n'ubutegetsi burya abantu kubica bukanabigaragazaho nta nubwo babihisha. Abantu barafunzwe bashima magereza, abantu barashimutwa, abantu baragurwa. Ubu butegetsi buha amahirwe inyeshyamba ziburwanya gukora conspiracy, kuba wavuga uti ba bantu n'abicaye cyane, ba bantu nibi ba bantu ukajya uhora ubibacyurira unabivuga ukaba ufite radio ubivuga ukagaragaza ko n'abantu baguye muri iyi nkambi ubundi M23 yakaba ibipiburiye mbere yuko twe tunabipiburiye. Yeni nabyo navuze dukurikije ko twumva M23 nuko tuyibona kwa kunda abantu bagenda bakifotoza bakajya kurya abantu, yakwiye guhita isimbuka igashaka uburyo inabahiga abantu cyane, ikabajyana iwaye ikavuga ati abantu barya abantu twabafashe, nta muntu wakongera kukinisha ibintu kurya abantu. So ngira ngo rero ni bagomba gushyiramo agatege ibi bintu bagahangana nabyo, nubwo biba bitoroshye, ariko buriya nta brage ziba muri ibi bintu mu rugamba. Ikintu cyose gishoboka ko wajyana nk'iturufu ugomba kukifashisha bwana Miki. So bikwiye ko habaho uburyo bwo kuba M23 yagira icyo ikora cyangwa se ikagira ikihindura, kubera ko urabona ko abaturage batekereza nk'umuturage wo muri Kibumba Kedi handi tujya hariya muri za Kabuhanga za muri groupement ya Buhumba, wenda muri groupement ya Buhumba kuba umuturage waho akiri mu localité Buhumba akiri mu nkambi. Urumva nibyo nyamugani nigeze no kwibazaho. Ibaze hano hari inkambi ya Don Bosco iri mu mujyi imvura ibanze tujye muri studio. Yes Kedi, nyuma yuko imvura itwimuye tuje muri studio hano nta kundi twabigenza, twashaka guhunga ubushyuhe ariko biranye n'imvura idukuye hanze. So Kedi rero ahangaha twari turimo tuvuga tuti abantu be Kibumba cyangwa se muri localité ya Buhumba, ubwo turavuga hano hegereye za Kanyamahoro, kubona ko hakiri abantu bakiri mu nkambi. Ntekereza ko n'abantu M23 cyangwa se AFC bakwiye kwibaza kubera iki aba bantu bakiri mu nkambi, kandi aho turi kubera iki umuntu wakicanga uhura n'abantu bavuye Kicanga adashaka kwemera ko ahantu hatekanye, nyamara umunsi ku munsi hahambwa abaturage bishwe n'inzara, akemera kwicwa n'inzara mu nkambi, akemera ko umugore we afatwa ku ngufu na Wazalendo, akemera gucunaguzwa n'izi FDLR ore yo gustahana asubire mu bice bya birimo M23 bitekanye magingaye. Nicyo twibazaga, ubona ko mu by'ukuri M23 ikwiye gushyira imbaraga cyane mu kintu kijyanye no gusobanura AFC niki, igakora campaign zigaragaza umucyo kuruta uko bakomeza guceceka FARDC cyangwa se Kinshasa igakomeza kubasiga icyashanye. Oya kuko mu M23 ushobora no gukora andi mayira ashoboka, nibanze narebe ese ahiriho abaturage barayemera, kuko abangaba basigaye no bashobora kwifasha kugira gute gukora campaign cyane. Ese niba bayemera
imikoranire yabo naho nahiri n'abangaba bari aho yafashe ni iyihe ese nibura bayibyaza umusaruro gute kuko sibyo n'abangaba tuvuga ngo karite ni lokalite ya Buhumba hejuru bundi abo muri nuza muri hara muri Sake muri ira lokalite yitwa nguki lokalite muri groupe Makamuronza muri Kamuronza bo barimo batariko wazanye ndigira gurikira samo bangaye ariko urumva nibura bo baravuze bavuga ati turatashye tugiye iwacu mudukize Wazalendo turize ko imetro aho tuzajya tuzabona umutekano so urumva ro M23 nayo kugira gute gushyiraho ubushake kavuga ati ariko nibura natwe tukwiye kugira uburyo dukora campaign ngira ngo M23 tuyibona kenshi mu itangazamakuru iri gusobanura abantu bari babateye sibyo ibyo bivuga ibyo ni ibi bitangaza so kubona ivuga iti wenda uyu munsi none Kichanga bimeze gutya bano muri guhera mu nkambi tubone ko rwose ibiki bakore iyo campaign cyangwa se icyo kintu bagishiremo imbaraga cyo kumvikanisha no gusobanurira abantu uko gahunda zimeze mu bice byagiye bibohorwa ngira ngo kiracyari hasi pe bagerageze barebe ko byahinduka kuko niba uyu munsi abantu bafite uko bayibona byaba ari ikibazo hano hari muri Goma hano nuko wendirijwe tutari playing ariko hari abamama bari kuvuga ni inkambi ya Don Bosco nigeze gukomoza yo bari playing ariko kede bashaka kwimurira muri Muja bakavuga bati twebwe ntago turi bujye muri Muja urumva ni inkambi bagiye gusenyera mu yindi atahubwo ahubwo ngo tujye Muja mutureke hano dushake twicwe n'inzati mutuzane ibyo kujya kuruta uko mwatubwira kujya muri Muja urumva kibaza abasivili biti ntekereza ko rero biba bigaragara ko M23 kwiye gushyiramo kwiye gushaka ukuntu mu by'ukuri ijwi ngiri hano hapa Don Bosco hakuna shida hii nikisema tunakatara bara vikomo juu balisema watatuhamisha Muja na Muja tunaona masasi kila siku napigaka Muja wanabakaka mama kila siku sasa sisi tutaenda mwatari ya masasi na kukuwa na bakiwa ile ndio iliacha tunakatara bara vikomo sisi bakaji ba Don Bosco sisi za tutenda Muja kama wako na bezo yetu bakwa tuvalishe vikomo mu Don Bosco meka ni kwenda Muja si hatutaki baturudishe kwetu kuma village kwetu litokeaka kuko baruchura kuko basake kuko ba masisi kuko bakibumba baturudishe kwetu litokeaka mimi kwenda Muja vraiment hapana kwa majina mimi ni Francine Mukara niko mkimbizi wa msite ya Don Bosco litokea Kibumba ikuwa jana magharibi tukapata habari seme batuhamisha kutupeleka Muja kule mpori ili mara zerore batu baoye grupi kakuya si banakuwa tuvarisha bikomo na kule Muja kwa banatupeleka banabakaka banamuke kule banawaka watu kila siku masasi na riaka kule kila siku deja bareshawi yako na mtoto wangu kule Muja umunjara tulira bapata sababu mama tuwazaba tuletea chakula aseme nikituhamisha Muja sisi hatupendi kwenda Muja kule ni mpori banawaka watu kila siku na watoto wetu wanababakiaka kwa kila siku kilichapotezea yako urumva batoto yetu banabakaka kila siku na banabakaka mbega bafata ku ngufu abana bacu ati n'abagore bafatwa ku ngufu ize no zamuja nizwitwa Sindondoro umwicanyi ruharwa ufite amamuko n'ubundi za Kibumbara na za Rugari bivuze ngo habaye hari nuwo bafitanye ikibazo umva kujya kumusosora mu nkambi biroroshye ajya kumwikurira so uriba zumvisha ko harimo abantu bakibumba nabyumvishe yego nabyumvishe umuntu uri kibumba ni gutakigundiriye mu nkambi hano Don Bosco ni kuri moto ntari minota 30 irimo kuba uvuye Don Bosco jya ariko abantu barakane banze kujya gutaha bivuze ngo hari uburozi bacengejwemo na coalition cyangwa se na Kinshasa bisaba ko M23 nayo ishyiramo umuhate nayikwiye no gitarija muri Goma ariko ikagerageza guhangana n'aba bagabo kugira ngo abaturage baterekomeza ko ikwiye kubikora cyangwa igashaka radio ko ndabyibuka twebwe ngewe iwacu niba numva bumva radio muhabura urabona inkotanyi zitera radio muhaburizaho nyakanumva rwose nk'igitaramo cy'aba Mbonimana Sirasi urabona babuduru Nyampeta so nayo numva twayaga twumva radio turi abana so ukumva already icengeza amatwara ry'abantu
ukumva uko bimeze kandi babakoreraga kuri shortwave kuko leta nta n'ikindi kintu yakora uwo muhanganye agomba kuguharasinga byanga byakunda kugwara bike cyane ni n'inshingano zo kubikora ntabwo bakorera kuri FM nawe ugomba guhangana n'icyo kintu urumva rero ntuza M23 wikeneye kujya gute ikeneye gushaka uburyo bwose ikora igahindura igashaka uburyo abaturage bayumva bagataha ku ngufu kuko abaturage nibyo twahoze tuganira n'umuntu witwa Ali Musagara avuga ati umuturage wo mu mujyi wa Goma niwe ukwiye kugira uruhare kujya gute kwicungura kwibohora ariko uyu muturage ntabwo azapfa kwibohora kuko stili umuturage bahora yigishwa kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru cyane igihe rero batazajya rero kumwigisha stili ikibazo cyari kedi ibintu bikomeje kugorana mu mujyi wa Goma abantu bakeneye gutabarwa mu gihe M23 wenda itari yawinjiramo bitewe na plan zayo ariko ku rundi ruhande umujyi wa Goma uracyifashishwa mu gutegurirwamo izo operation zigiraho ingaruka umujyi wa Goma uracyabohewemwe abantu binagoranye cyane ko M23 yinjiramo igihe ukiri kumwe n'aba civili ariko byibuze M23 ntabwo twavuga ko igiye kuba mu ibi bice iri kugenda yigarurira ikwiye kubituranamo n'abasivile kuko burya imari ya mbere n'umuturage yego kandi umuturage arahari icyo usabwa no kumwigisha mu buryo bumwe cyangwa ubundi ibi rero niko bimeze nguko uko bimeze kedi ubwo hore mu mujyi wa Goma mu gice cya Nyiragongo ntiwavuga ko ahantu uvuze ngo Nyiragongo ifatanye na hariya Sake ubwo gice gito cya Masisi n'ahantu udashobora kubura mu mupfu buri munsi kirazira ku manywa baba bapfuye na nijoro ngira ngo wenda biba binababaje hari video reba ukavuga ati komana biti igihugu cya Kongo bizagenda gute ariko ku rundi ruhande ukabona ko Kinshasa nyine nta mpuwe ifitiye abo baturage umutabazi n'umwe ni M23 nawe nyine uri kurwana intambara zirenze imwe kuko M23 irarwana n'imbaraga z'umurengera twavuga ko amahanga mu by'ukuri yayihagurukiye iyo tuvuze abarundi tukavuga abo barusiya tukavuga izo za Black Water tukavuga Black Water cyangwa kedi iracyari ariko yibereye aho ngaho nyine iri kontara iri kwenderera uko bari baje bafite gahunda yo kurasa abaviyongozi bari mu 26 byarananiranye kandi ntabwo twigeze twumva zipuringa ngo baracyahari si byose baracyahari ariko byarabacanze bose nabo kuri ifaranga rya umuvuga gukubitisha urupapuro iyo mwasinye mu mwasinye kandi ntabwo ugomba kumushyira igitutu ngo kudakora none se umushyira igitutu uri nkandi ese ubundi icyo nibaza ko leta ko nayo igira amafaranga yo kujugunya kwica abayobozi ba M23 byari guhindura iki byari gukuraho koze ya M23 reka da ahubwo ni kwa kundi bavuga ngo uhiriye mu nzu ntadapfunda imitwe ngira ngo uramutse ufite uruganda rukora ibibiriti ukabira Kisekedi k'ibyo bibiriti biragufasha gutwika defense za M23 yabigura byose ibintu byose bishoboka pakumumvisa ko birakora birazana impinduka ku rugamba Kisekedi yabigura ahita yaguhayiruka rwose so rero uko niko bimeze mu mujyi wa Goma twigire muri Masisi ndabona ngo hari imirwano iri buba kedi ariko wenda gato muri Nyiragongo duhora tuvuga ko uyu mujyi wa Goma ari utegurirwamo operation zigira effect kuri M23 twibutsa abantu ko ku munsi w'ejo FDL zahawe imyambaro mishya na minisiyo ubwo n'ibikoresho cyane ko umujenerali bita Omega muri no misuru kuvugwa cyane yiriwe muri Goma ngejo yiriwe mu mujyi wa Goma we na Kiromwami n'abandi bayobozi bashinzwe za operation barimo barategura operation iri konjwa ihuriwe ubwo ni joint operation kandi igomba guturuka sinzi amakuru ufite nuko igomba guhera muri Sake ntawo z'umunsi n'igihe ariko FDL so bwa mbere se ngira ngo ubusanzwe bayipangira imbunda bakazipangira amasasu ariko icyo bita line coat ya myenda itajya mu imvura niyo babahaye uri kubahamagara bari guseka ati meze nk'uri mu nzu ati n'imvura yagwa kana ntaga amazi ari kongera abazarendo barimo baraseka na FDL ntaga ari wazarendo FDL piwa barakubwira bati ubu ni imvura ati imvura iri kugukaba nk'uri mu nzu hakonja nibaza kedire ka mubwiza ukuri njya nibaza nibura ibi bintu tuba tuvuga cyangwa ibyo tubona cyangwa ibyo twumva u Rwanda cyangwa inzego z'umutekano z'u Rwanda zazibizi zirabizi kuko mu kintu nzi neza ko u Rwanda ruha agaciro cyane ni intelligence amakuru
ko u Rwanda ruvuga ngo FDLR turanabona ko ihunganya umutekano w'u Rwanda yagira asa mu Rwanda kenshi. Ese iyo umwanzi wabo arimo atembera hose mu kibaya, ejo bundi Omega ari mu kibaya ku manywa y'ihangu metero nke zishoboka ku butaka bw'u Rwanda, ikintu nanjye cyarantunguye Meki, na byatumye mvuga ni mfite amatsiko y'ishobora kuzabera muri iki kibaya igihe kimwe. Ahubwo si none se u Rwanda rwabuze n'umusniper nibura cyangwa n'umuntu urw'informinga, ururinda rwajya gushaka sniper se rwabasanze mu ngo zabo hani Goma ntibahari. Gakwerere afite umugore n'abana muri Goma, ntabwo yamara weekend ebyiri ataje kuharara. General Omega afite ingo hano urugo hano muri Goma, ntabwo yamara weekend ebyiri ari muri Nyirago, ari hariya Burusayo ngo bari kuza kurari. N'abandi Gaston ari hano mu Munigi afite umugore n'abana, wari wumva se nta kibazo bafite. Nta kibazo bafite. Hari n'inkambi ni Bushagara ivamo imiryango y'aba FDLR. Iriya yo ngo ni FDLR bano bazwi bari abantu nyine niba Omega afite urugo muri Goma, Gakwerera akaba rufite, eske ntabwo bizikanye? Ritade ke dynamic bicaye hano barabizi bro, nabandi babizi. Ubwo nyine no kwiba, ariko se niba bizi icyo nibaza wenda ko biri mu nshingano zabo, kandi kuko tutekereza abantu barimo barategura ibirungo byo kugira ngo dugumanye umutekano. Omega utagira ngagenda n'amaguru, iyo aje mu kibaya agenda n'imodoka ndgo yangu n'ama escort cyane. Ubwo urumva jewe ejo bundi narikanze kuko inkuru nayimenye ndi mu kibaya. Imboni yangiramye atari ko Kedi wamenye ko Omega kwa 4 ucyumweru gishize cyagiye barwana ari mu rugamba hano. Nibibaho se nguyi ifoto nawe yani ndakuzi, ntabwo ugiye kumbeshya ntacyo dupfa, kuko inkuru wagiye umangashidikanye bikarangira umwofilmye ni nyinshi. Nguyu hano ari kuganira n'uwitwa Muzebo, cyakora cyo bemeranyije ko bategeye kurwana. Iyi modoka y'umweru nukuri aho ngaho utayibona ntigiye kumusubira nayo, kandi koko niko byagenze ya pick up. Ahita yongera modoka asubira mu gihugu. Niba ari mu kibaya Gaston, Colonel Gaston ni FDLR mukuru. Ha Gaston ni uyobora ntuza iki kibaya, ni ubishinzwe byose iby'iki kibaya ku ruhande rwa FDLR, ni misoro n'ibiki no witwa Gaston. Bivuze ngo za borne 13 turirimba, za borne 20, za borne 23 ni muri M26, za borne 20 gusubiza hepfo ni Lieutenant Colonel Gaseto. Utekereza ko bamubwira amakuru yo kuri borne atahageze? Aba yahageze, arahageze ajya gukora patrol mu gitondo, akareba kingabo ze zariye zaramutse. Ubwo nyine no kuvuga ngo bimwe twavugaga ubushize dusangiye umupaka u Rwanda ruturanye na FDLR rwose. Bavuga ngo guhana imbibi, u Rwanda ruhana imbibi na FDLR. Noneho bakaza no cooperatinga muri metero nke zishoboka uvuye kuri umupaka. Akuze ko abatipi basuguye u Rwanda cyane. Turisubona abantu rero bajya bakora, ariko sekreteka ngo baze wowe umuntu dusangiye amakuru cyangwa dukunze kugira amakuru yo mu bice bitandukanye. Koko FDLR nawe nta basirikare ifite. Icyo kintu bushize barakimbaje ndanagushwishuriza. Ndabona umuntu wagwaye makuru yarakubeshye. Ngewe abantu bamaze igihe bankurikirana kuri Mapendo TV. Inkuru za muri M23 zihora zisa. Nge narazigabanije. Kubera iki? Operation bakubitishije yaduye muri Kanyabayonga, niba ari gukubitisha muri Warikari. Cyangwa bakubitishe Karembe, niba bakubitishe Mpeti. Niba bakubitishe Mpeti. Ni ambushi, no gukora opera strategique mu kanya bakaza bagahitinga aduye bakamuhumiza. Ni ibintu biba bisa ku buryo ushobora no kubabwira no kubitangariza abantu badukurikira bakagira ngo rimwe na rimwe ni ibintu baburutse mutwe nk'agasuku. Ariko muri coalition bihora ari bishyashya. Ngera naho ngaho mba nibere kwinjira muri coalition, ninjiramo ngabereka uburyo aduye yipanze n'ibyo ari gutekereza n'ibyo ari gupanga. FDLR ni benshi, FDLR barashyigikiwe, FDLR bafite ibikoresho. Niba umuntu bagezeho kumupangira line koti ya makoti ya impermeable, utekereza ko bamuhaye amakoti nta magazine bamuhaye y'amasasu? Ntabwo kuguha line koti nta kiri bugufasha udafite protection ya gun yawe. Ntabwo bibaho, ugomba kufite n'amasasu. None ni gute erega tiyo tuvugisha ukuri, ba general muri FDLR ntago ari abautoproklame tubyumvikaneho. Bivuze ngo ahantu hari byanga byakunda habara abasirikare benshi batari munsi y'ijana. Hano muri Nyiragongore harimo abajenerali barenze 4. Abo nibuka ba hafi bambangukira no Gakwerere nuwo Gakwerere Omega, hari Gakwerere Omega, hari Poete,
hari inde wundi hari n'abandi niba sinzi undi musaza Karuma bahe wigi Karume n'abasirikova aho ngaho barahari babamo nabo hano cyane muri harimo Hedikota General utekeza kano hari abo ba general bangana gutyo Lieutenant Colonel no Captain no muri FDLR aba ari umusirikare urinzwe ku rwego gutabara ba Lieutenant no ko nguko ubwo general n'amagenero zangana gutyo umva abasirikare bahari tuve hano muri Nyiragongo tujye Sidi Kivu nta bihumbi bitatu umvishe biri hari za Itombwe nabyo wenda turekizo muri tujye kwa general no kwa president wa FDLR Victor yego abantu bari muri biriya bice akiri Gahembe nizere ko muzi kuni imisozi guturuka ukicyambuka Gashuga nuko wenda Karembe yavuyemo ukicyambuka Gashuga kwabaga kugenda muri FDLR gusa kandi ukagenda urugendo rw'amasaha hafi 12 wahereza 12 ugenda muri FDLR gusa kugira ngo uzagere muri kubirindiro bikuru bya byuriya mu president ura musaza by'ingiro Victoire ubusuru kumye gute kari bakeye ubwo ntabwo tugiye gushyiraho za zindi ziri Burundi ntitugiye gushyiraho izi muri FARDC ndani tutabara ugiye no gushyiraho n'izikorera mu Barundi turukuvuga iziri deploy inzano agaragara nyine the Rio FDLR apana abakorera mu mutaka wa abari mu bazarino ntitubavuze abari za Masisi zone ntitubavuze abari za Barikare ntitubavuze abakiri muri za Rucuro ntitubavuze urumva kugira ngo bya biri muri yavuga ngo ni icyatano none se abantu kwa mugani wawe nibibazo ibyo nibyo umuntu akwiye kuko ntabwo wafata ibirindiro byumve neza ibintu tubabwira Hedikota nguzishyira muri parike rwagati uzi neza ko na M23 irimo utiyizeye parike ntibayisangiye ntubizi barayisangiye none bamwe bari mu gice cyerekera Goma abandi bari mu gice kijya za Kivu niko utarimo Hedikota General za FDLR no kuvuga ngo nabo bizeye effectif yaho kuko parike ni ikintu iriya parike ni ikintu kandi ubona Kedi no parike ishobora kuba yaragoye M23 uretse na M23 na RDF rayigoye uzi impamvu hari operation zagiye ziba abantu batwumve neza tuba turi mu kiganiro tugerageza gutanga facte ntabwo yabagoye ko muteri tuba turi mu impamvu yagoye ko ne abagora bose n'abasirikare cyane uko mwigishwa Karachinikov nuko nunda yiga amayeri na motivation ibyo bishobora gutandukana iyi parike ndagurugero nk'ahantu bita mu Rutare abantu bagiye bakora za mu mujyi betu murabizi n'ahantu hari FDLR y'ikigugu kuko operation FARDC yigeze guhiga FDLR ku byo buri serious apari bimwe byo kubeshya yigeze kuyihiga pe ariko bakubwira ko umukomando warokotse ahari aho bita ngo ni mu Gitsimba hari Hedikota n'ubu ngubu uramutse ngo uri stade tujye kwataka akubwira ko ibyo bintu uri kuvuga ushobora kuba wanasaze ati ntabwo bizi uve kuri bya bindi bavugaga ngo operation za Sokorade cyangwa se umujya wetu ngo bageze muri Rucuro aduyihindura umusivile nibyo niko bihinduranyaga ariko nta muntu yigeze ajya gusenya ibirindiro byo muri Gitsimba even no mu Rutare barabizi Gitsimba imaze imyaka myinshi no mu Rutare uretse mu Rutare ko ntabwo bakiriye ubu ngubu basanga barose ko Omega yarenze va hari yabana bose bari hano bakusanyikiye hano ikikwereka ko rero ngiye muramivuga kera sinajyaga byemera naye numvaga ko FDLR muri kijyo nabaga nsoma cyangwa ibyo abatetsi bavuga nyamara barenegekaje nkibuka mu operation nkibuka ibiki nkibuka ari nige bagenda bagacendeka ntumenye ko banahari ariko aho tugire tuze kuri iyi mihanda yo kujya mu bintu by'itangazamakuru hari ibintu twagiye tumenya byari bishwa amaso yacu rero ntabwo ndi mu murongo w'abantu bakerensa FDLR ngo ni bake ngo ntaki ibyo ngibyo ndabihakanye nkurikije FDLR ziri hariya muri Warikare imbone zacu zigerayo bakaguha umuhamya hari byo tutaza hano ngo dushwanyaguze ko tuzi ko tubishwanyuje imbone zacu zazishyize no mu kaga rimwe na rimwe nkurikije abantu batreningiwe South Africa abantu batreningiwe mu Burundi abantu batreningiwe za Kitona na FDLR bagiye bazitreningira zose izo ni FDLR zihari nwangi FDLR yashoye imizi bisaba kuzarandurana n'imizi yayo ubushize ndi hano iwawe bwanameki naravuze nti umuntu wenyine wayitsinda ni M23 nagwaye na fact kuko yo ntirobanura ngo Muzarendo ngo FARDC ngo FDLR bose irakubura naho kujyayo ngo
ngo nizo operation zasinywe hano ngo bari desenge yafatanya na RDF ntago mwashobora FDLR umuntu wayishobora numwe niyo mu 23 kuko niyo itajya kujya kureba ngo Wazalendo kuko yagize n'amaburi hano ku Karundo hano urahatembera hano rero hano Gisenyi uragenda ukagana n'umusivile ati biteko ndikona mwegeranye n'abajere wumva ntabwo ufite ngo ngo n'umuturanyi mwiza ngo bariye ngo n'abaturanyi beza ngo nese ko nimugora tuganira ikinyarwanda nimugora ko yikakaje afitemo urusoroso rw'igikatanyama urumva ariko nimugora mu kazungu muziki kinyarwanda tisha mwe tuzabereka hano ku Karundo mu Rwanda urabizi ko hari inzu ziba zituranye nize nkongoma ushobora no kwibeshuga ukava mu mupaka niba umuntu wambaye uniform y'abajere babandi ba garde présidentielle muzungu muziki kinyarwanda hajya no munyamasisi cyangwa no munyarwanda ahubwo hari nabambwiye ko no muri Sadek barimo Kedi nibo benshi so Kedi ibya FDL byo ni birebire katwigire ubwo nyine twe tubivugiye ku by'ibi bikoresho bahawe barimo barategura operation zo kujya kwa ntizuzi ngo zizaba ryari ariko mfite amakuru ariko bavuga ko ari vuba cyane bariteguye ariko none Kedi bakavuga ko M23 nayo ya deployinze nayo iri kuri forcing bakoze icyo bita ngo ni alert abakongomani bati alert bari ready ati alert ingabo za M23 ngo zakoze infiltration muri Parike Nationale ya Virunga ngo barashaka kujya kurasa umusozi wa Nditi iyi Nditi twarayivuze ejo bundi niyo Omega tuyeho gizira niyo Karapiri igayidinze iri ya headquarter niyo ikurikira gitsinda hano reka nkubwire uko ni nkuru iri kuvuga hano rwose tujye tuba fact nubwo babiri mu Gifaransa ariko abantu badukurikira igifaransa baracyumva neza cyane baravuga bati notre renforcement de troupes et de matériel signalé du côté du M23 depuis le 11 jusqu'à le 12 novembre à Kibumba. Rumva ngo des sources dans les régions rapportent un mouvement de combattants venant du Rwanda qui se seraient infiltrés dans le parc national de Virunga. Leur intention serait d'attaquer et de conquérir la localité d'Enditi, située dans le territoire de Nyiragongo. Un jour venant, c'est Kanyabuki et Kamatembe qui étaient renoncés par les rebelles. Urumva ko ngo izi ngabo zagaragaye nyinshi zivuye mu Rwanda ariko ngo bari gukora filtration muri parike bafite intention yo kujya kwataka Nditi ubwo ni hamwe na Gitsimba niko kagari niko kabaho na Krapo ngo kugira ngo mwibuke kandi ko mu minsi ishize ngo hari hatahiwe ngo urugamba rwabereye Kanyabuki ni Kamatembe na Kanyabuki urumva ko coalition nayo yaripuye kandi ifite info ibi niba yavuze abari hari ibyo baba bafite biri ibyo bifite icyo tutakemeranya nuko ari u Rwanda rwambukije abasirikare kuko na fact ariko kuba bagabona movement y'abasirikare dasanzwe kubona abasirikare benshi bati ko bavuye mu Rwanda voilà yego so urumva rero ko Omega nabashobora guhura n'ibibazo Kedi tujya rero ahabera imirwano imaze imisi ngahe muri twa dusozi M23 yafashe no dusozi twa Bukombo muri Bukombo tunarebe n'ukuntu FRDC ngo iri kujya bihendo bari kuri forcinga uyu munsi barwane muri Warikari hafi neza na Bihendo yego ko tubanze turebe Bukombo byifashe gute Kedi Bukombo naho ngira ngo imisi baye nk'itatu barwana icyambere dukwiye kumenya nuko Bukombo burgite imiterere yayo ni nagace kagizwe n'urutoke rwinshi kandi hari Masisi no muri Rucuro bagira intoki insina zigira ibintu by'amakoma ayumbaje ku buryo ikindi mwibuke ku rutoki ni camouflage nziza ku muntu kuri aduye so aduye mu rutoka aragorana kuko ni sasu kumufata biragoye yego na drone bivuga ngo ni drone biragoye kurunguruka mu makoma y'insina ngirebe kintu kiri hasi niyo mpamvu rwagoranye mu kuntu kuko uramwe M23 irasenya defense gatera ukangira mu rutoki ikindi n'ibishyamba bigiye binahura ni parike yego so uretse rero aha ngaha bita ku mudugudu niho urugamba rwatangiriye hafi ya za Murimbi iyi centre yo ku mudugudu niba bereye imirwano ikomeye cyane ariko aduyi n'ubungu baracyamuhigisha uruhindu muri ziransina yari gitiyemo ariko amakuru tutabura gutangaza nuko M23 yarabirukanganye pe yarabirukanganye uretse ko bagaha turamubonye bakoherezayo force abagabo nabo bagira resistance Kedi ukurikije ukuntu bamaze imisi barwana hari umuntu wambwiye ngo aba bantu bano bagabo ba CMC ngo bageze bava ku bintu
CMC Nyatura bageze barahunga barirukanka pe erega CMC ni FDLR twarabisobanuye kabisa CMC rero yadarutse Dominique ni yari kuresistamo hariya muri Bukombo ariko cyane kari nahisa naho twavuga ko ariyo gicumbi cyayo bivuze ngo abantu bari kwarwanira n'abantu bahazi cyane niyo mpamvu yabyanashindikanye mu kuntu abaze ngo numukubitira hano arakorera withdraw hano abaze ngo numurusha imbaraga kuri uyu musozi arihina kuri uriya bikomeze kugorana ariko amakuru yizewe twavuga ko ari meza ku ruhande rwa M23 nuko uyu waduyi wari witokeje muri Bukombo warumaze no kugwira bamwirutseho pe ari nabafashwe mateko uretse ko tutaramenya imibare yabo ariko amakuru dufite hano aremeza ko ari nabafashwe mateko muri iriya ntambara barimo bafashwe ko ntago babura kedi ntago babura ni ibintu bisanzwe ko inventory ushaka kujya guki ikabafata mu mashati ikabatwara hanyuma ikindi ariko muri iyi ntambara kedi inventory ntago yabirukankanye gusa yafashemo n'uduce muri Bukombo wenda reka nturebe neza n'udusozi tungahe tubiri yego kanurebe neza wenda hagati aho batubwira abantu ko ku munsi w'ejo hari abazarendo baguye muri Sake mu bice bya Rutobogo Sake niri joro abazarendo bageze gutya bajya kwiba ibitoki ni haraza Rutobogo bagiye kwiba ibitoki binyamunyu bireze cyane cyane turadushye mu 26 irimo ifitemo ibirindiro ntabwo bapfa kutumenyera ku buryo ibitoki ntibiri bujye gukubagana ngici birashya ibindi biba byeze umuzarendo rero byanga byakunda inzara ntawe yamurya kabiri aremera ati nubwo ari mu rupfu reka njyeyo M20 samutema ari nigibagire mu ndinda barasa irababarira kedi handi hitwa Burumu na Shonyi ni muri sheferi ya Bwito aha rero ngo abarezarendo baje kugira resistance icyo M23 bakorera iki kedi yabarashe 124 barasigara ubwo nuva muri no ntambara imaze iminsi nabo muri CMC aba CMC rero naba FDLR cyane nibo bakiri hariya baje kurwana ngo ibyababaye byabaye ibindi so nibyo navugaga ibi byo kujya kwiba muri Sake by'abazarendo aya masasu yumvikanye muri Sake nijoro ntaga M20 yarwanye n'abazarendo ahubwo wazarendo bo bagiye guca ibitoki M20 nabihorera bagiye guca ibitoki by'ibinyamunyu hari n'umurima w'ibishake bagezeho ngo babanza gusagarira barabica barabitema bafunga imiba none ahubwo basigana ku bari bwikorere urumva bamwe bariyumva nati gende koroneri nati nanjye ko ndi koroneri nindi uri bwikorere ariko abarimo n'ubusinzi bibagirwa ko bari no mureneho zitari zabo bo bwabo rero urabizi ko umuzarendo y'umuserereje gato ikintu cya mbere kimuza mutwe nukurasa baca safe bane bahasigaye undi wari wakomeretse babaraga bane nawe ufite amakuru ko yaje gupfa nyuma yaje nawe kubigendera nyuma yo kubwa basubiranyemo bapfuinda ninda rwose nukutamenya no kutagira kutaba ari abantu babazi nta etike nta kintu kihari kibagenga nta mahame bagira ngayo nguko ibyo muri Sake so hanyuma kedi dukomeza tukiri kwizo reinforcement zabaye ariko reka nkubwire ko mu gitondo habyukiye imirwano mu bice bya gerekera Pinga hangaha ni mu masaha nyine ya mu gitondo aho murongeye kwaka hafi na Warikare neza ngo muri Bihendo M23 ngo yongeye gutera kuva saa 7 z'ijoro niho yariri ikindi twavuga nuko village Bironga na Teya byari byose byaje maboko ya M23 ni hakurya ngo ya Ruhuru n'umugezi hanyuma kedi turi kuri update hari rumwe ngo harabazarendo rwose bo kwa Guido ba joininze batandatu ariko komanda wabo ngo bite no kutabyumva kimwe basize bamubitse iyo ngiyo barizira n'imbunda zabo ndo bari hatari bahisemo neza hanyuma imirwano ngo yarikaze kuva mu gitondo kugeza saa 11 mu duce dutandukanye aho ngo M23 ikomeje gushyira imbaraga kodi imirarwana mu bice muri territoire ya Warikare Masisi Rubero hose irashaka kujya gucleaning oya ne cleaning kuri mwa ya masuku kuko kumbwira ngo kurwana muri Rubero nibyo twavugaga ejo bundi kumbwira ngo kurwana muri Pinga nyamara muri Bukombo abaturage bawe babangamiwe ntabwo bisobanutse cyangwa rucuro yawe ntabwo imeze itameze kurwana ngo Kalembe na Gashuga
ukarwana za Bitonga n'ahandi mu gihe Masisi zone naho uri ku Mushaki inka ze ziri kugenda ukwiye kubanza ugakuramo iyo myanda yose ugasigasira ibyagezweho ukabona ukavansa. Hanyuma ikindi ngo uyu munsi nanone hiri imirwano ikomeye aho Wazalendo barenga 300 ngo baje kwishyira hamwe. Abangaba babaga muri Masisi berekeza he, bari bavuye muri Masisi berekeza mu misozi iteganye na lokalite ya Bihendo, Kicanga na Rivière Ruhuru mu Ruhuru ngo nimwo hagati niho bagiye. Aba rero ngo bari muri coalition ya EPSRS, SNDH na NDC Nduma. Ubona ko kuva M23 yagera muri axe ya Pinga no bitarinja muri Pinga gafunga sefu byahaye umwanya mwiza Wazalendo na FARDC wo kongera kwiregurupa. Ubu bitero iri kurwana M23 ni bishyashya bitandukanye na cyagiye baguruka uko babwiduze ko bari bashwiragiye bwa section bwa tatariye mu bipori ntekeza kuri amurindi nubwo ugomba kwitonda kuruta uko wafata ibice binini utazashobora kugenzura ariko kumva ko M23 yaturiye niyo mpamvu nabo ukumva sasa bari gukora naho bagahamagarana. So ni pinga none wari kare igoranye cyane imiterere yayo byarantangazaga kumva ahubwo Wazalendo ziri kwiruka gusa M23 shorera ariko ahantu hari ibiparike nka biriya n'imisozi ari imvange n'imigezi n'iki adura mu kubita ku musozi umwe akajya ku wundi biragoye cyane ko ambira ko barekare akakanya yabaye steady. Niyo mpamvu na Pinga nayo kwirukangiramo ni kimwe no kwigwamo ni kindi. Ushobora kurukangira kujya muri Pinga bikabanga bya bindi byo kujya za Nyagakoma ariko za Giseguro adu yagikata imihanda cyangwa za Nyandonge barashimuta umushoferi barawuparete mu rugo rw'umuntu. Niyo mpamvu M23 bigomba no kubanza yakora ayo masuku kugira ngo niyo Pinga ni nayijyamo izabe iri safe. Hanyuma Kedi inzira ngo aba bagabo bano nari nkubwiye ba ino coalition yakoranye ngo bahingukiye mu nzira yo hepfo y'ahantu bita ku Ihembe ngo niryo rembo bahingukiyemo. Abangaba bari bagiye mu kurwana mu Betro. Hanyuma ngo uyu munsi muri village muri Warikare habayemo imirwano hepfo ahantu bita Katobi ngo ni hakurya y'umugezi wa Kahongo. Kinabwa nuko Betro ngo yifashishije imbaraga zayo ziri mu misozi miremire wa Kashungo aho ngo bari bahanganiye bikomeye muri Coline yanuza mu musozi wa Mutoro. Aha rero ngo yifashishije imbaraga zikomeye nyine irasa ino coalition iyi yarije ije kubarasa yarimo ntuza EPSRS SNDH ndetse na Nduma. Abangaba urumva barasaga ibisasu biremereye cyane. Iyi mirwano ya Mpeti ya Bihendo ndetse na Mpeti buriya ngo iri muri Nuza iri muri birometero 16 n'umujyi wa Pinga. Ikindi nuko ngo muri imirwano hano ngo babonye isomo biteye ubwoba. Mbe turabayisomo kidi abagera kuri 95 bapfuye ndetse harimo n'umukoloneli wafashwe mpiri. Uyu mukoloneli rwose ngo yafashwe. Icyo dukundira M23 iyo bigeze ku cyo bita ku mirwano yeruye byanga byakundira kwigisha. Uyu mukoloneli ngo nuwo muri PSRS ubu n'umuhunde. APSRS witwa Kitsa Buhoro Igo ngaho Egle yego. Uyu rero imvu twagize gute yamukwasa mawa PSRS ni twababwiye igihe batangira kubatunda mu ndege babajyana muri Warikare nibo bari gutoragurwa bari gutoragurwa kabisa. Tuvuga ngo bagiye n'ubwato niko M23 nagiye ndikabatora cyane ko nta na morale bafite bite n'icyakura cyabo FARDC iri kurya Umuzalendo ko muri ibyo kurya buriye ubu mwemukiye nakurasa ngo imvuta rwose ngo yabakwase mabare ikindi naba civile nta tactics z'intambara babazi hari bashiduka M23 yabateza akanyobwa ikabatoragura nyine. So nguko rero bimeze ariko Kedi turebe kuri imyiteguro y'imirwano ngo rwose impande ubaje uruhande rwa FARDC baravuga ko bari kwitegura ubaje n'Abazalendo bari kwitegura ikintu mbishe ko FDL iguhabwa imyenda wajya no ku ruhande rwa M23 FARDC amaze kubona ko M23 bari kwitegura ariko nuna baza kuri M23 nawe barakubwira ko ibintu byahindutse. Ikintu cyitwa CCLF ni kisobanuye kuko ngo haragahenge kameza 3 ntemera kamaze igihe gahari. Iyo hari ikintu cyitwa uduhenge rero leta ibona umwanya mwiza wo gutegura igitegura. Cyakora cyo nayo M23 nayo ntago ari shyashya nayo biri kwitegura tujye tuvugisha ukuri. So rero iyi ntambara ntabwo tweruka kubona ibintu biri similitane za operation zabo similitane biki n'ibiki za Springbok izo no operation tubizi ko zagiye zivugwa zimwe zigakorwa zigaferinga izindi zigahora mu bitabo. Ubu rero kuko tutaherukaga ibyo bintu by'ama operation ahuriweho kumva
Bitonga batatse, Sake batatse, iyo za Rucuro bari guhomborana ngo nibyo bigiye kugaruka dukurikije kuko kandi ubona ko abazarendo banze kuva ku bintu. Turukiya bya bifaro baguze mu minsi yashize twumvise ko hari ibyaje ya defense yabo, bumvise ko baguze ibikoresho mu Buhinde, ibi byose ari bibatera akanyabugabo bakumva bajya kwisoma kuri mu 20. Ubundi nureba FARDC imara igihe iruhutse yigarutse ni igikoresho gishyashya rwose, ntago ugiza ngo yo kutuzana ibikoresho bishyashya, izana ibikoresho bishyashya, izana izindi ngabo, izana ibintu byinshi cyane. Hanyuma Kedi uyu munsi ambasaderi w'Ubirigi ashobora kuba yiriwe mu mujyi wa Goma ndetse yari kumwe na Kirimwami. Ambasaderi w'Ubirigi dore nguyu hano mu Ubirigi dore nguyu Kirimwami. Uyu mudamu ni ambasaderi w'Ubirigi. Kirimwami yabaye umunyepolitike byahamye. Nogeje muri Salvatore ari mukondeye. Urabona ko Kirimwami yamwakiriye ku Kivu. Ni kuri ya mahoteli Kirimwami se yabura kurya kuri misiyo. Afite agafaranga hano karimo rwose. Kirimwami niba ari umuntu umeze neza muri intambara nawe arimo. Ariko ejo yanagabye hene kwa Nuza. Yagabiye generale Otoporo Karame Sindondora Ruhamba bazima hariya muri Irugari. Uziko hari umugambi Kirimwami ira ntambara muri Kibumba bayimushize ku mutwe ko yatumye abazarendo batarwana. None abazarendo twavuze ko batashe bari kurasagura Cyenyege baravuga bati mwariye ruswa, babishinja Kirimwami niwe bigaruka ku mutwe. Kirimwami rero yumva abazarendo ntabwo bishimye, ahamagaza inama y'aba commanders ati mugomba kuza tukaganira, ubwo yagiraga basobanura ko gahunda zimeze. Baramupinga yaho yari yategura inama habura umuzarendo numwe. Noneho abazarendo ahubwo basigaye gucungana ngo barebe uri bugeyo, habura numwe. Ejo aravuga ahamagaza yitwa Sindondora ati ukansanga ku office. Sindondora ati mfite akazi kenshi no diprovince moje. Yanga kujyayo Kirimwami ngombwa ko we yagiye afata kuruteje ajya kwa Sindondora baraganira. Amakuru ahari nayuko yasize amuhaye ihene amusiga n'imbunda za Kalashnikov enye. Ubwo ni ikiru yiciye. Ni ikiru nta uzi icyo baganiriye, nimba yarabwiye ati ungenzurira abagenzi bawe icyo bari gupanga. Ariko muri abo bazarendo bose yahisemo gusura Sindondora amusigira ihene ndetse n'imbunda za Kalashnikov. Nyuma yuko bo bavuga bati niwe watumye tutarwana. Kandi ntago ari we ni ntuza ni wa mu autoproclame wundi ntuza yitwa ndi arishinga Noza Mozebo niwe watumye batarwana. Abwi agira inama Omega ko badakwiye kurwana. Ahantu ariko Kedi ahantu hazashya. Ahantu hazashya. Iki kibaya gereka mbabwire. Iyo ntekereje intambara ishobora kuzabera muri iki kibaya cya Nyiragongo ndumirwa, kuko iyi ni intambara na RDF isabwa kuba iri hafi iri kureba uko biri kugenda. Sibyo kubera iki Kedi? Kubera ko duturanye FDLC zabihari. Itabaye tayari mu kibaya se ntago abri bamusunitsa aza mu Rwanda. Kuko nibamusunika agomba kwakirwa. Nibamusunika nawe agomba kuzaza hasho no kuzarwana. Ubwo se tuvuge ko Omega azakomeza cooperatingira muri iki kibaya muri metero nke uvuye ku butaka bw'u Rwanda. Azabikora ko yaje ubundi haje se. Azagaruke niba ari umugabo. Hatari kabisa. Ikindi abantu bamenye ko harimo iki kiba kirimo ibisirikare byinshi uretse zibazarendo ziri ku mirongo y'imbere, harimo FARDC, harimo abarundi, harimo abarusiya mu Rusiya kuri Atirari. Ibisirikare byose muzi biba muri uyu mujyi wa Goma byose byamaze kwa deployed mu kibaya. Inako kandi bimeze no mu kibaya cyo hirya Kedi cyo muri Mubambiro. No muri Mubambiro nuko nguko ubona ko basigaye bafata n'itangazo makuru bakajya kubereka uko bahagaze. Abanyarumaniya ni babonye se? Narababonye rwose ntacyo bikanga. Ntacyo bikanga pe. So Kedi ndumva twarekera aha amakuru ni menshi. No ku munsi w'ejo tuzabaha yandi amakuru yahari. Yego hanyuma ngo Minisitiri ambasaderi w'Ubirigi muri Kongo ubwo yari Goma ngo bivuga ko nawe ashyigikiye ibiganiro bya Rwanda. Ati burya Rwanda na DRC bakomeze ibiganiro. Iryo jambo yavugiye hano niba bikomeze n'abandi bakomeze ibyo barimo. Iri Rwanda niyo kujisha. Kedi ndagushimiye. Urakoze cyane Meki. Reka nshimire mwese mwakurikiye Bwiza TV na bwiza.com. Mwakoze kwa natwe, mwakoze kuduha inkunga, mwakoze kureba ibiganiro byacu, mukora like, share, nyamuneka na Kedi mujyeyo mu muremere kwa Mapendo TV gende mu subscribing cyane rwose. Hanyuma afite inkunga muyohereze rwose uko ingana kose, ari note ijana yabo igiceri cy'icumi niteguye kuyakira. Mukomeze kugira byiza na Rimeke Kayiranga na Kedi. Ikindi kiganiro ni mu gitondo. Ukeneye umutuzo
no kuruhuka muri Eden yawe. Ukeneye ifunguro rya mu gitondo ryuje intungamubiri, breakfast. The View Inn Hotel niyo yonyine yahaza ibyifuzo byawe. The View Inn Hotel ni hotel yuje urugwiro n'umutuzo bitamirijwe n'akayaga gaturuka mu kiyaga cya Kivu n'imisozi yuje ubwiza yo mu karere ka Rubavu. The View Inn Hotel bagufitiye terrasse nziza waganiriraho witegeye umujyi wa Gisenyi ndetse na Goma. Ushobora nanone kandi kuhasohokera n'inshuti zawe n'umuryango mukafatira icyo kunywa ndetse n'amafunguro atagira ukwasa yateguwe n'umutetsi w'umunyamwuga. Bagufitiye sale y'inama ndetse n'abakunzi b'ikahwa barazirikanywe. The View Inn Hotel muradusanga mu karere ka Rubavu hafi n'urusengero rwa Restoration Church. Mushobora kuduhamagara kandi kuri telefone 0788 34 35 55 07 15 17 44 7. The View Inn Hotel ni inzozi zawe zo kugufasha kwibera mu mutuzo. Hotel Talents Pool ni ikigo cya mbere gihugura abifuza kwagura ubumenyi mu mwuga wo gukora mu mahoteli na resitora. Riramenyesha ababyifuza bose ko ritanga amahugurwa y'igihe gito muri barista cyangwa gutegura amakawa, bakery and pastry cyangwa gukora imigati n'amakekes, culinary arts cyangwa gutegura amafunguro, restaurant services cyangwa kwakira abakiriya mu maresitora, front desk cyangwa kwakira abantu muri za reception no gucuruza ibyumba ariko harimo reception y'ibindi bigo bitari amahoteli, housekeeping cyangwa amasuku no gutegura ibyumba, harimo na dekorasiyo y'ibirori. Ukeneye rimwe muri aya mahugurwa yagana ishami ryacu rimwegereye. Yanaduhamagara kuri 0788 26 77 13 cyangwa 07 2 3 414 tumurangira hamwegereye. Akarusho kandi niko duhugura mu kwihangira imirimo ndetse no gukorana n'abandi mu mahoteli n'amaresitora. Karibu iwacu muri Hotel Talents Pool. Daddy, nabonye televiziyo nziza kwa Ndode Diemano, wayitugurira? N'abana barabimenye ko agira ibikoresho byiza by'imvaburayi. Kwa Ndode Diemano wahasanga ibikoresho bya elektronike by'imvaburayi. Hari water dispenser, gas cooker, amaradiyo, televiziyo, ibikoresho bishyushya amazi bituruka ku mugabane w'Iburayi. Wahasanga nanone frigo, amagaze y'ubwoko bwose, kandi iyo uguze gaze bayikugereza mu rugo. Ni naho wasanga Canal Plus na Canal Box, bafure ku bakeneye umuziki, imashini imesa, rice cooker, blender, micro-onde n'ibindi. Iduka Ndode Diemano warisanga mu mujyi wa Rubavu rwagati ahateganye n'isoko rya Gisenyi ku igorofa rya Unity House. Waduhamagara kuri telefone igendanwa 0788 77 63 68. Gana iduka Ndode Diemano urahasanga ibikoresho kandi ku giciro cyiza.